umugisha aramubwira amuha umugisha ngo arangije amusigaho. Yakobo arangije aravuga ati ni ukuri ndebesheje Imana amaso sinapfa. Umva nkubwire, urasabwa gukirana na marayika kugira ngo amazina yawe ahinduke. Urasabwa kwambutsa byose, numara kwambutsa byose gukirana n'uguhabwa amasezerano mashya. Ufite isezerano rimaze imyaka 20, Imana yakubwiye ko izagukorera ubukwe, ugiye kuzana imvi umaze gusaza, ariko ambutsa byose. Wikundana na fiancé ngo mu minsi 2 muryamane ngo nibwo azagukunda, barakubeshye. Ambutsa byose topi fonestaya. Yakobo arambutsa akirana marayika, akirana marayika ahindurirwa izina. Navango ahindurirwa izina, nawe agira ibyo wambutsa kugira ngo uhindurirwe izina. Wakwitwa na madame Afande, wakwitwa madame Meya, wakwitwa madame runaka, wakwitwa directrice, wahindurirwa amazina. Warize diplome yawe imaze kujya uruhumbu, waradepoje biranga. Shaka ibintu utarambutse ubyambutse, ukirana na marayika guhumugisha aguhindurira izina. Abantu bakwise rumarinkwi kubera ko wabuze umugabo, kandi Imana yakubwiye umugabo kuva kera. Shakije ukuntu uvugana n'Imana. Enewi de Bonestar wambutse byarangije benga n'umutobe w'imbuto bashyira se ngo arangije ararya. Amaze kurya, ariko mbere yuko arya ahamagara Yakobo arabijyana namugati, data ndazanye ngo uryo numara kurya umesha umugisha. Aramubaza ngo urinde mwana wanjye kuko atarakire. Amuga ngo ndi Esawu imfura yawe. Hanyuma Isaka arangije abwira Esawu, nduzi ko ari Esawu, aramubaza ati igira hino mwana wanjye, ndumva ijwi ari Yakobo, ndumva ijwi ari Yakobo, igira hino. Ngo Imana irangira amanga iyo nkono ufite rero niyo ngiye guheraho ngo ukoresha ibitangaza. Hari ikintu rero Imana igiheraho kugira ngo ihereze umuntu umugisha. Ntabwo Isaka yahaye uyu muhungu w'umugisha ngo umuhera ubuntu ngo azamurambike ibwanya mwango ngo uhesheje umugisha nibiki. Hari ikintu ukeneye gukora muri wowe. Nibyo koko abakozi b'Imana baragusengera, ariko hari igihe nawe muri wowe uba ufite ikibazo runaka, cya kibazo kigatuma hari ibintu bitendereye ngo bigende bijya imbere, ugashaka icyo ukora. Umugore bita Tabita nta kindi cyamuzuwe, yazuwe n'imirimo. Petero ngo yaje ku Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Reka tubasuhuze inshuti bakunze b'Irembo Ryera, tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye, abari hirya no hino ku isi. Tubabwira ngo mugomeze mukomere, mugomeze mugire impagarike n'ubugingo ndetse n'ubuzima. Tubabwira ko tubakunda cyane. Turashimira kandi mwebwe mwese mwamaze kuba abanyamuryango b'Irembo Ryera, kandi mukaba muri shyigikira ngo rigere kure. Ariko kandi birashoboka ko wowe waba ufunga iki kiganiro muri uyu mwanya, ushobora kuba urwaye, ushobora kuba unaniwe cyangwa ufite ibibazo bitandukanye, ariko ngufitiye ijambo ry'ihumure rikubwira ngo Imana iragukunda, Imana irakuzi, ntabwo yakureka, ntiyakwirengagiza. Komeza rero, ukomeze ubane natwe, kandi ni umwanya mwiza ugiye kumva ubuhanuzi bukubwira ngo ntutinye, Imana iri kumwe nawe. Kuri mikoro ni Cyprien Hakizimana, nk'uko mwari muri kutwumva. Imbere yacu turi kumwe n'umukozi w'Imana Fanny, cyangwa se reka muhe umwanya nawe abibwire mwumve ijwi rye, hanyuma aze kudusengera duhite dukomeza dukurikirane gahunda zacu zose. Karibu. Yesu ashimwe. Ndabashuhuje nanone mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha. Amazina ni yayandi, ni Pastor Françoise. Nongeye kugaruka nanone. Imana ndabona ikomeje kungirira icyizere. Ntangira mvuga ngo si buri wese uboneka ahantu nkaha. Ngiye rero Imana ikomeje kungirira icyizere kugira ngo nkomeze kubana namwe. Imana rero ibaha umugisha kubwo kuntega amatwi, ndetse n'abangirira icyizere mukampamagara, mubona ko mbakira neza, nta kindi kintu na kimwe ndebeyeho, kubw'imbaraga z'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha. Rero Uwiteka uyu munsi yampaye ijambo mbazaniye, kandi nanone riboneka mu Itangiriro ibice bya 32, umurongo wa 28 na 29 kugera kuri 31. Imana ibaha umugisha, n'ibyo ngibyo mbazaniye. Hanyuma reka dusome mu izina rya Yesu. Itangiriro 32, umurongo wa 28 havuze ngo, aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. 29 aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi,
ahubwo uzitwa Isirayeli kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. 30 Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubaza ati niki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuhera y'umugisha. 31 Yakobo yitaho hantu Penuweli ati ndebesheje Imana amaso sinapfa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndabashimiye mu izina rya Yesu Kristo wanesheje kubw'imbabazi z'Imana Imana ikomeje kutugirira. Ntabwo ari uko dusenga cyane kubarusha, ahubwo ni Uwiteka watugiriye icyizere kugira ngo mu gihe gikwiriye nk'iki ngiki dukomeze tubagezeho ibyasezeranijwe. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Somye ijambo ry'Imana ribonetse mu Itangiriro ibice byaho 32. Niryo jambo Imana yampaye kugira ngo mbazanire mu izina rya Yesu. Iri jambo somye rivuga ngo amuhera y'umugisha. Amaze kumuhera y'umugisha amwita n'izina. Yarabangije amubaza izina rye, amaze kurimubaza amuhindurira izina arangije amuha n'umugisha. Iyo izina ryahindutse n'amateka arahinduka, iyo izina ryahindutse n'ubuzima burahinduka, iyo izina ryahindutse n'imibereho ibasha guhinduka. Haleluya. Hari ukuntu izina rijya rihinduka n'ingaruka nzaza kubaha ubuhamya bw'ubuzima bwanjye. Mwumva ukuntu Imana igihindura izina ry'umuntu bwite ikarihindura. Uyu mugabo Yakobo dusomye muri Bibiliya, Yakobo yari mwene Isaka, Isaka wa Aburahamu. Hanyuma Isaka arangije asaba umugore bitaga Rebeka ngo yaturukaga i Harani aho bitaga kwa Labani ngo yari umuvandimwe w'uyu mugore, yari musaza wiwe. Amaze kumusaba amugira umugore, hanyuma umugore ngatwita abana 2 mu nda ye. Imana yari yaravuze ko azabyara amahanga 2 kandi yuko umukuru azaba umugaragu w'umutoya. Nuko ngo Rebeka ageze igihe cyo kubyara rero abyara abana 2, abyara witwaga Esawu ndetse na Yakobo. Ariko Esawu aza mbere, ariko Yakobo ngo azamufasha agatsisino, barazana aza yamufasha agatsisino, bivuga ngo ntabwo yigeze amusiga. Imana ishimwe. Yakobo ngo amaze kugera hanze ndetse na mukuru we bitaga Esawu, ngo Esawu arangije abumuhigi wahigaga mu ishyamba. Yakobo ngo arangije abumuhinzi ndetse n'umworozi. Ariko Yakobo ngo akundwa na nyina cyane, Rebeka ngo aramukundwa akaza rwose. Haleluya. Amaze kumukunda akajya amugira inama, amubwira ibintu byose bishoboka. Iyo umubyeyi wawe agukunda, mfite ubuhamya bwinshi cyane bwongeye bw'uko umubyeyi wanjye umbyara atigeze nkunda. Nzabaha ubuhamya bw'ukuntu umubyeyi wanjye atigeze nkunda kugeza nshatse. Uyu Yakobo arawe yagize Imana, nyina aramukunda cyane. Iyo mama wawe agukunda hari ibyo aguha abandi batabonye, hari igihe akubikira ibyo kurya kandi abandi batabibonye babibuze, ariko kuko agukunda wowe akabigusigira. Ni mu cyimbo y'Imana igukunda, y'Imana yagutoranije igufiteho umugambi. Hari ibintu kubwira abantu badashobora kukubwira, hari ibintu igukorera abantu batagukorera. Haleluya. Imana iyo igukunda yaramaze kugutoranya, hari ikintu igukorera abantu batabasha kugukorera, rimwe na rimwe ikakinyuza no mu bantu kugira ngo kibashe kukugeraho kimeze neza. Hanyuma rero umunsi umwe ngo aba bana baje gukura, bamaze gukura ngo Isaka ngo yarashaje atakireba. Isaka ngo yarakabakaba gatareba. Iyo umuntu atabasha kureba hari ibyo atabasha kubona. Abantu benshi muri iyi minsi ntabwo bakibasha kureba neza, ndavuga mu buryo bw'umwuka. Barakabakaba bakavuga iby'amarangamutima yabo, abandi bagahanura ibijyanye n'ibyo barebesha amaso y'umubiri. Ariko hari ayandi maso inyuma iyo abasha kureba neza ibyo abandi bantu batareba. Isaka rero we yarashaje by'amaso y'umubiri, ntabwo yabashaga kureba mu buryo bw'umubiri. Ngo ashaje mu kureba ko yarakabakabaga to bifonestaya, ntabwo yabashaga kureba neza ngo yitegereze, ubwo yarakabakabaga. Ngo arangije hamagara umuhungu we bitaga Esawu, haramuvuga ngo mwana wanjye dore ngiye
gutabaruka igihe kirageze ngo nguheshe umugisha. Guheshwa umugisha ni ikindi kintu. Ijambo umugisha ni ikintu cyagutse muri wowe kandi cyiza. Ni imirimo y'Imana yagutse muri wowe. Hari abantu benshi usanga babaza ngo umugisha ni iki? Umugisha ni ikintu cyagutse muri wowe, mbese gifite ubusobanuro bwinshi cyane, ariko ni imirimo y'Imana igaragarira amaso y'abantu ndetse ikoretse no mu buryo bw'umubiri kandi igaragara neza. Kuko umuntu afite amafaranga turi umuntu yagize umugisha. Umuntu yafungura ka business kakaba karakuze kareme turi umuntu n'umugisha. Ariko Isaka yashakaga guhereza Yakobo, yashaka guhereza Esawu umugisha w'ibifatika rwose nibirebeka ku maso. Aramubwira ati genda mu ishyamba umpigira inyama ziryoshye za zindi nkunda nindangiza nguhesha umugisha. Mugenzi nimvuga kino kintu ntimunyumve nabi cyangwa mwumve yenda ko hari ikindi kintu ngamije. Ariko hari umugisha Imana itanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari umugisha Imana itanga hari ikintu runaka ukoze. Kuko Bibiliya irambwa ngo umugisha Imana itanga nta muvumo yongeraho. Hari umugisha Imana iguha kubera ko nawe hari icyo wakoze. Ibintu by'Imana hari ahantu njyangera nkabona nimpanguhe. Hari igihe dusenga nibyo tukabasengera, ariko hakabaho ikintu kimwe Imana ivuga. Yigeze ibaza umugabo bitaga yigeze ibaza Mose, iramubaza ngo ufite iki mu ntoki zawe kugira ngo mpere. Mose aravuga ngo ufite inkoni. Imana irangira amanga iyo nkono ufite rero niyo ngiye guheraho ngo ukoresha ibitangaza. Hari ikintu rero Imana igiheraho kugira ngo ihereze umuntu umugisha. Ntabwo Isaka yahaye uyu muhungu w'umugisha ngo umuhere ubuntu ngo azamurambike ibwanya ngo nguhesheje umugisha nibiki. Hari ikintu ukeneye gukora muri wowe. Nibyo koko abakozi b'Imana baragusengera, ariko hari igihe nawe muri wowe ufite ikibazo runaka, cya kibazo kigatuma hari ibintu bitendereye ngo bigende bijya imbere, ugashaka icyo ukora. Umugore bita Tabita nta kindi cyamuzuwe, yazuwe n'imirimo. Petero ngo yaje kumusengera, amaze kumusengera arangije ngo ahindukirira intumbi, arabye asanga yambaye ikote yari yaramuboheye, asanga impfubyi n'abapfakazi yari yaraboheye imyenda bari kurira. Abantu musenga mukora n'imirimo muzagororerwa kandi muzahabwa ubugingo, kandi ndetse n'isengesho ryanyu rizajya rigira ikintu kiyiherekeza. Niba Imana ivuga ngo abapfuye bapfira mu Mwami Imana nibaze kuko imirimo yabo ije baherekeje, Mwuka nawe ati ye nibaruhuka imiruho yabo. Byumvikane ko mu gukiranuka hagomba kubamo n'imirimo. Niba gusengera nibyo, ariko navuga ngo mbese niki nakora kigakora ku mutima w'Imana. Imana ishimwe cyane. Tabita nawe yazuwe n'imirimo myiza yari yarakoze. N'ukuri abantu benshi bagenda batabarwa abandi bagasubizwa, ariko wasanga muri kwa gutabarwa k'umuntu ugasanga ntariganya kimwe mu 10, ugasanga nafasha batishoboye, ugasanga hari abarihirira amashuri, ugasanga hari awo yishyuriye mituweli. Imana nayo ikagira ikiheraho. Ntabwo naje gusaba hano cye kwitangisha, ariko mucunge neza mu bantu babasengera, urebe mbese wumve ko hari ikintu Umwuka w'Imana yaba akubwiye kugira ngo nawe uhabwe umugisha n'Imana. Mu bibazo ufite, mu ntambara ufite, urebe neza mu kibazo cyawe ko hari ikintu na kimwe ukeneye gukora. Uyu mugabo yabwiye umuhungu, aramubwira ati genda umpigire inyama ziryoshye za zindi nkunda ndetse n'umutobe w'imbuto ubinzanire, numara kubinzanira mbirye, nimara kubirya nguheshe umugisha. Bibiliya yo nikivuga. Akimara kubimubwira ngo Rebeka yarari inyuma y'urugi, aba yabyumvishe. Rebeka ngarangije aragenda ahamagara umuhungu we Yakobo, aramubwira ati numvishe papa wawe agiye guhesha umugisha Esawu, ndakwinginze hirukanka, ndi kuvugana none kandi ku mirimo nyitindeho. Hirukanka ukaba ufite ibintu byose, ufite amafaranga, ufite ibicye bajya mumamagara ngo mbasengere, murabizi namwe ntacyo mubuza, ariko amahoro yarabuze. Hari ikintu wakora kugira ngo nawe Imana igira icyo gukora ku muntu runaka. Simvuze ngo gende n'ibindi, ariko hari ikintu ukora kigahita gikora ku mutima w'Imana. Hari ikintu ujya gukora. Rebeka aramubwira ati ruka, ntabwo amubwira ngo genda upfukame imbere ya so, yamubwira ngo genda uzane imyaga 2 mu mukumbi, numara kuyizana uze tuyiteke vuba vuba ushyire so, narangiza arya ubundi aguhesha umugisha. Yakobo atayiwe ati hoya, ati ibyo bintu mbwira, ati none umuvumo wambaho mu cyimbo cy'umugisha. Nyina aramubwira ati hoya, ntabwo umuvumo uri bukubeho, umuvumo nujya kukubaho mwana wanjye abarigiye bubaho. Ngo arangije aragenda azana imyaga 2 mu mukumbi, barayibaga vuba vuba. Barangije nyina arateka neza, inyama zirashya zimera neza. Ngo nuko arangije benga n'umutobe w'imbuto bashyira se. Ngo arangije ararya, amaze kurya, ariko mbere y'uko arya ahamagara Yakobo, arabijyana aramubwira ati data ndazanye ngo uryo numara kurya umesha umugisha. Aramubaza ngo urinde mwana wanjye kuko atarakire. Aramubwira ngo ndi Esawu imfura yawe. Hanyuma
marayika arangije abwira Esawu, nduzi ko ari Esawu, aramubaza ati igira hino mwana wanjye, ndumva ijwi ari Yakobo, ndumva ijwi ari Yakobo, igira hino. Ngo arabahanuriye nkavuga ati bukoko banavuze ko ari igihe wabihana, ariko nari ntarakura nkiri mu ishyamba nka Dawidi. Icyangiro kibi, icyangiro kirakura kirakomera, nari ifite icyangiro. Rero Imana irangije impumugisha inkuraho icyangiro, ndavuga ngo nimva ho icyangiro nzabona umugisha, ke nzabona kugirirwa neza n'Imana. Yakobo nawe yari ariho icyangiro, yari ariho umugayo n'umuvumo, ngo arikakirana na marayika, barakirana ngo bageza mu museke. Marayika abwira Yakobo ngo ndekura kuko umuseke utambitse abantu batambona. Ngo arangije aramubwira ati witwa nde? Niryo jambo nasomye, sema haleluya. Aramubaza ngo witwa nde? Marayika arangije kubaza Yakobo, Yakobo ati nitwa Yakobo. Marayika ngo yumvishe iryo zina aramwenyura, azunguza umutwe, yumva Yakobo ni izina ry'uburiganya. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, uzitwa Isiraheli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Ntabwo uzongera kwitwa iryo mu gisekuru kiwaye, uzitwa mama runaka, uzitwa madamu runaka, uzitwa mama pasiteri, uzitwa umushumba, uzitwa reverande, uzitwa potere, uzitwa bishop. Imana igihindura amazina mw'abantu mwe, uzitwa mwarimu, uzitwa meya, uzitwa gitifu, uzitwa kanaka. Imana ikagukuraho rubyago, ikagukuraho nyiramunzanire, ikagukuraho hari n'abitwa ngo nzamurera ariko Imana yamumpereye, ikagukuraho ayo mazina yo muri karande, ikakwita izina rifatika. Imana ishimwe cyane. Mugabo ntabwo ukitwa Yakobo, uzitwa Isiraheli. Warangije Bibiliya irambwira ngo amuhera y'umugisha, niryo jambo nasomye. Amaze kumuhera y'umugisha aramubwira amuha umugisha, ngo arangije amusigaho. Yakobo arangije aravuga ati nukuri ndebesheje Imana amaso sinapfa. Umva nkubwire, urasabwa gukirana na marayika kugira ngo amazina yawe ahinduke. Urasabwa kwambutsa byose, numara kwambutsa byose gukirana n'uguhabwa amasezerano mashya. Ufite isezerano rimaze imyaka 20, Imana yakubwiye ko izagukorera ubukwe, ugiye kuzana imvi, umaze gusaza. Ariko ambutsa byose, wikundana na fiancé ngo mu minsi 2 muryamane, ngo nibwo azagukunda. Barakubeshye. Ambutsa byose, topi fonestaya. Yakobo arambutsa, akirana marayika, ahindurirwa izina. Navango ahindurirwa izina, nawe agira ibyo wambutsa kugira ngo uhindurirwe izina. Wakwitwa na madame Afande, wakwitwa madame Meya, wakwitwa madame runaka, wakwitwa directrice, wahindurirwa amazina. Warize diplome yawe imaze kujyaho uruhumbu, waradepoje biranga, shaka ibintu utarambutse ubyambutse, ukirana na marayika guhumugisha, aguhindurira izina. Abantu bakwise rumarinkwi kubera ko wabuze umugabo, kandi Imana yakubwiye umugabo kuva kera. Shakije ukuntu uvugana n'Imana. Enewi de bonesta, wambutse byose Imana iguhumugisha, wambutse byose Imana igugirire neza, wambutse byose amafaranga Imana irayafite, ahubwo yabuze abo kuyaha. Imana ishimwe. Vugana n'abantu bajye bandika comment baca umuntu intege. Hari igihe mvuga ijambo Imana yari impaye, ugasanga umuntu yanditse ati muri guhanura ibitangaza. Ibyo bitangaza we niba utabikeneye, hari umwe cyangwa babiri bamaze kwambutsa byose bakeneye ibyo bitangaza, bakeneye humura ry'Imana. Ntabwo abantu bose bari gukora ibyaha. Hari umuntu urwariye ku gisasiro runaka, urwaye urembye, wambukije byose, ategereje kugirirwa neza n'Imana. Uyu muntu wambukije byose, hari igihe ubwo buhanuzi bumanuka cyangwa ibyo bitangaza ari ibishaka guhumuriza umuntu wamaze kwambutsa byose. Rero ambutsa byose, ukirana na marayika, uhabwa umugisha. Hari ahantu umugisha wizingiye kandi ukeneye ipfundo ry'umugisha wawe. Mana mu izina rya Yesu, uragahora ku ngoma witwa Uwiteka. Lebone stando befo enemando zetakuda erebo tayasini enewita. Ndasenze nyaguhora ku ngoma we. Iri jambo nyemera ryambuka imipaka n'ibihugu, rigenda rikwire ku isi yose. Abagore bakeneye kwambutsa byose bakubaka, ingo zigakomera. Abagabo bakeneye kwambutsa byose bakanyurwa n'abagore babo. Abasore bakeneye kwambutsa byose bagashaka abagore, ingo zikaba nzima. Urubyiruko rukwiye kwambutsa byose rukava mu bidafite umumaro, ayiwe rugahindurirwa izina n'amateka. Notasika kutaya zene kuta enestando befo enemando siredra rewita nebore
rereto sirebo witaya sinegrome henebone standa befo taya benewa haya sitazebone haya nini waya kutaya haya zodebone mando totasika zomenia netaya sinigrome herere bosa inemando herene witenestaya subiza intege mu bugingo bacitse intege nerebone standa befo totirewa haya zodebone ndagushimye kuko uri Uwiteka reka bumva ari na jambo ribabera impamba n'urwego bizabageze mu ijuru kandi bashaka aho byapfiriye ndetse ubakomereza amaboko n'intambwe mu izina rya Yesu Kristo urakarama amen. Imana ibahe umugisha ndabakunda. Shalom 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 nakagaruka amen.